igitabo cy'itangiriro ni itangiriro ry'umunezero, ni itangiriro ry'ibyishimo, ni itangiriro ry'amasezerano, ni itangiriro ryo kubaho neza, ni itangiriro ry'icyaha, ni itangiriro ryo guhanwa, ni itangiriro ry'umuvumo. Mbese ikintu ubonaho ku isi, marayika yaje muri misiyo ye, nta kintu wamuhengeka ngo cyemere, nta kintu wamubesha kibeho. Birashoboka kuko inkuru nziza twahawe na marayika yari iy'umunezero, yari iy'ibyishimo bikomeye. Urazamura ibiganza dusenge usubira muri aya magambo. Mwami Yesu, haleluya, ushoboye byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Niko Yobu we yavuze. Uyu mwanya tuguhaye kaze, tuguhaye karibu mu izina ryawe rikomeye. Reka udukingurire ibikingi by'urusengero, inzu yubatswe n'abana b'abantu, ariko ushima kuza kuyituramo kugira ngo uvugane natwe, kugira ngo ugendane natwe, kugira ngo uhumurize imitima yacu, kugira ngo usohoze amasezerano ku buzima bwacu, ndetse uduhereze n'andi mashyi. Bwana we barakoze cyane. Haleluya. Ndashimye Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Ndashimye Imana ku mwanya mwiza ibashije kuduhereza. Amazina nitwa Prophet Ezekiel Mfitumukiza. Shima Imana uko bukeye nuko bwije. Ndacyari ingaragu, ariko ndi kubona igihe ndi gusatira kubuvamo. Abashumba bambwiye ngo ntabwo ari kuzakora ubukwe tutaramenyana. Haleluya. Cyari igihe ngo tumenyane rero, none twamaze kumenyana. Karibu muze muheshe umugisha rero urugo rushya rwa Prophet Ezekiel. Kanshimira abashumba twabanye nabo muri uyu mwanya. Imana ibampera umugisha. Ku birenge byanyu niho twazamukiye. Ayo mavuta rero turacyayubaha. N'uyu mwanya ndayubashye ndi imbere y'Imana ngo Imana ibongerere umugisha. Nshimiye abavuga butumwa bakuru umurimo ukomeye w'uburirimbyi. Uyu murimo ntabwo ari buri wese yawushobora, nta nubwo ari buri wese yawukora. Hari benshi mwatangiranye Satani yamaze gukurura abasubiza inyuma, kandi babijemo babikunze, ariko bagezemo barahinduka. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo waje gusaba Imana, ikiguteye kwihangana, ikiguteye kwikomeza. Oh, haleluya, haleluya. Biyereke kandi agukoreho bundi busha muri uyu mugoroba udasanzwe. Turi mu masaha y'umugisha, amasaha y'isa 9, ni amasaha akomeye cyane. Ndagira ngo twihute, bampaye iminota 10 ndi kuyibara, hasigaye 7. Dusome ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ibice 2, umurongo waho wa 10 n'uwa 11. Munyemerere abahageze dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga uti, tugiye gusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ibice 2, umurongo waho wa 10 n'uwa 11. Usubiramo nta soni biteye, ngira ngo twese tujyane, hatagira uvuga ngo asomye he, avuze ngo iki, ntago nabyumvishe. Ngira ngo twese tugire gute, tujyane. Niho handi mu isengesho navuze, ubumana bw'Imana burahambaye, no mu bugoryi bw'Imana ubwayo. Uramutse ufashe ubuhanga bw'abantu bwose ukabukusanya, haleluya, mbese ntibanagera na mwati. Byumvikana ko Imana irenze byose ku rugero tutabasha kugira gute gusobanura twe uyu mwanya. Noneho winjire mu buhanga bwayo, winjire mu bwenge bwayo. Niba mu bucucu bwa tutagabana kabiri, jya mu buhanga bwayo urebe, jya mu bwenge bwayo urebe. Yo, haleluya, haleluya. Imana umutwe w'amagambo uravuga ngo marayika abwira abungeri ko Yesu avutse. Haleluya.
10, marayika aramubwira ati witinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami. Imana itugirire neza cyane. Iri jambo ririsobanuye juste ubwaryo. Umuntu avuze kuvuka kwa Kristo, abarokore turabyumva, abaporoso turabyumva, abakatolike turabyumva, ndetse n'abahakanyi barabyumva kuko barabizi, bahakanirega ibyo bazi. Kuki se biswa abahakanyi? Bahakana ibyo bazi. Haleluya. Iyo ni inkuru twese tuzi neza. Ariko byibuze muri uyu mwanya ndagira ngo mvuge ku ijambo marayika. Haleluya. Wazanye ubutumwa bwiza bw'ubuzima bwawe, muri famiye yawe, muri korari uririmba mu haleluya, ndetse mu banyamasengesho musengana, mu bavuga butumwa muvugana. Haleluya. Marayika wazanye iki? Ubutumwa bwiza. Ni ikimenyetso cy'uko hari n'abamarayika bazana ubutumwa bw'incamugongo, bw'inkuramutima, bubi, budutera guhahamuka, budutera kugira ubwoba, kandi nabari iki? Ari abamarayika. Haleluya. Aba bamarayika baraje, barangije barasobanura muri aya magambo, baravuga ngo marayika arababwira, ntago nzanye inkota y'umuriro, ntago nje kwica. Kuko marayika mu bumana cyangwa se mu buzima bw'abamarayika bafite full power, bafite imbaraga zose. Uranyumva? Marayika iyo ahawe mission ntabwo ushobora kumuhongerera. Haleluya. Ntabwo wamuharuswa, ntabwo yanyuranya na mission imuzanye. Niba aje gukiza arakiza, niba aje kwica arica, niba aje kurokora ararokora. Ntabwo wamuharuswa byemere, ntabwo wamwihengekana bikunde, ntabwo wamuha ikiguzi. Haleluya. Baruzi ko hari igihe abantu bajya bashakisha ibisubizo mu bwenge bwabo, barangiza bakavuga ati njyewe mu gihe ndi kubona biri kwanga, hari icy'ubutaka cyari gihari, reka mbe nkiguhaye ariko nkizi ry'uyu munsi. Marayika yaje muri misiyo ye, nta kintu wamuhengeka ngo cyemere, nta kintu wamubesha kibeho, ntago bishoboka. Haleluya. Nariho mvuga ku bamarayika, ariko uyu marayika twatumweho uyu munsi ni marayika utuzaniye inkuru nziza, inkuru y'umunezero, y'ibyishimo byinshi cyane. Ubwiza bw'iyi nkuru ni uko ari umunezero mwinshi cyane. Umwami Yesu Kristo, haleluya, yatuvukiye mu murwa wo kwa David. Imana turengere cyane. Ariko buriya Bibiliya ubwayo irisobanura. Numvishe ko hari marayika mwiza, nkagira ngo nta bamarayika babi babaho cyangwa bibi cyane. Reka turebere hamwe mu Itangiriro ibice byaho 3 ku murongo wa 23, twumve ngo hatubwira ngo iki. Itangiriro bice 3 murongo wa 23 haranditswe ngo nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi muri Edeni kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo, nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni, werekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose, ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. Imana itugirire neza cyane. Juste uhise wumva ko ari abamarayika babiri bagize gute? Batandukanye. Igitabo cy'Itangiriro ni itangiriro ry'ibintu byose, ni itangiriro ry'umunezero,
ni itangiro ry'ibyishimo, ni itangiro ry'amasezerano, ni itangiro ryo kubaho neza, ni itangiriro ry'icyaha, ni itangiriro ryo guhanwa, ni itangiriro ry'umuvumo. Mbese ikintu ubonaho ku isi cyose kibaho, itangiriro rikivuga. Itangiriro rigira gute? Rikivugaho. Haleluya. Niyo mpamvu ryiswe itangiriro ry'ibintu byose. Haleluya. Yohereza marayika wayo. Haleluya. Arangije arababwira ngo mugende mubasohore hehe? Muri iriya ngobyi. Dore bamaze kurya igiti kimenyesha icyiza n'ikibi, bataza kurya no kuri cya giti k'ikiyamwa cy'ubugingo, hanyuma umuntu nadapfa bikazatugora kugira ute? Kugarura no gutangirira aho byari bigeze. Imana itugirire neza cyane. Nuko umuntu yivanye ku mata ajya kubyuya. Nuko umuntu yivanye mu mudendezo yari yahawe n'Imana ajya kubyara arisi. Nuko umuntu yivanye mu byiza ubwe bwite arishorera, yijyana hanze y'urugo yari yarashyizwe hehe? Mu rugo. Umuntu wivanye mu nkubyi, kuko iyo atarenga ku mategeko Imana riramuhaye, nta gahunda Imana arifite yo kugira gute? Yo kumuvanamo. Haleluya. Kubera icyaha rero bituma yirukanwa hehe? Muri ya ngobyi. Kubera icyaha bituma ava hehe? Ava muri uwo mwanya. Ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, umukiza yakuvuye aje kuducungura ngo tubone uburenganzira, tubone ububasha, tubone ubushobozi. Haleluya. Kintu yakoze icyaha bakumva yabaga adapfuye, igihano cyamuheshaga amahoro cyavaga muri we. Niko Yesaya 5:3 havuga. Nuko yikuragaho inka, ibitambo bikomeye, nuko yikuragaho ikiru. Ariko Yesu arangije icyo gihano cyamuheshaga amahoro ngo kituveho, arakidutangira, akitwa icumu ku bwanjye nawe, akubitwa inkoni ku bwacu. Haleluya. Icyo gihano cyavaga kuri twe kidukurwaho, maze ibyo arabyirengera. Umurinzi yavuze ngo ibyo ngibyo arabyihangana kugira ngo ahubwo agere guteye mureke dusimbukire muri Mika, umurongo umwe tugiye gusoma tunawusengeramo. Mika 7:7 haranditswe ngo ariko jyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza Imana impe agakiza, Imana yanjye izanyumvira. Amen. Ndagira ngo uyu mwanya nongere ntibutse gutumbira Uwiteka mu bibazo urimo gucamo. Tumbira Yesu mu ngorane urimo gucamo mu buzima ufite, utumbire Yesu wenyine. Reka guhereza ingero Petero ubwo yari mu mazi. Haleluya. Yabonye Yesu arimo agenda hejuru y'amazi, haravuga ngo Yesu reka mutumbire, maze nuko nanjye ngo ngende hejuru y'amazi. Nuko agumya amaso kuri Kristo, agendera hejuru y'amazi. Ayamukuyeho gatoya aramuhama. Haleluya. Ayamukuyeho gatoya yurute aramuhama. Yesu aramubwira ngo kuki wagize kwizera muke. Haleluya. Isaha isatenda umugabo wita Petero na Yohana ngo bagiye ku rusengero rwitwa Ryiza, ngo bahura n'umuntu wari umaze igihe kirekire arema yari ku irembo ry'urwo rusengero. Umurimo we wari uwo gusabiriza gusa. Nuko arangije agira ngo ari bumva izahabu cyangwa ifeza kuri bo. Arangije baramusaba, amaze kubasaba arababwira ati izahabu n'ifeza rero twe ntazo dufite. Haleluya. Haguruka ugende mu nzira yawe. Babare nawe haguruke umwanya. Hari ibintu wari umazeho imyaka, hari ibintu wari umazeho igihe, ukuri ukwezi
ubusabane n'Imana. Uku ni ukwezi kw'amashimwe y'Imana. Uku ni ukwezi ko komatana na Kristo. Uku ni ukwezi ko gushima Imana. Uku ni ukwezi kudasanzwe muri plani zawe, muri proje zawe, mu rugo rwawe, mu byifuzo byawe, mu masezerano yawe. Umwuka yahoze abwira ngo ubusabane bwawe n'Imana hari impamvu nyinshi zatumije ubusabane bwawe n'Imana bugabanuka. Haleluya. Amezi 11 turangije ntabwo ari make, ndetse dore ukwa 12 nako tugiye kubuheza. Haleluya. Hari amasezerano wabwiwe mbere y'uyu mwaka utarasohora, hari n'ayo wabwiwe muri wo atarasohoza. Ibyo nabyo byaba impamvu yatuma ubusabane bwawe n'Imana butagenda neza. Ese amafaranga niyo yatumije ubusabane bwawe n'Imana bugabanuka, cyangwa se fiyanse wawe niyo utumije ubusabane bwawe n'Imana bugabanyuka? Ni ukuba mu rugo rukennye cyangwa se ni ukuba mu rugo rukize bitumije ubusabane bwawe n'Imana bigabanyuka? Haleluya. Ndagira ngo ni weho umutima wawe niwo uzi aho wananiriwe. Munyarwanda yaravuze ngo umutima w'umuntu ujya wimenya wawo mubabaro. Haleluya. Ndagira ngo dusengane Imana, ubwire Imana ati Imana, kuri uyu mugoroba, muri uyu mwanya, kuri uyu munsi ngereye kongera kuba connected n'ijuru kugira ngo ubusabane bwanjye n'Imana bwongere bumpindukire, bwongere bungarukire. Haleluya. Birashoboka kuko inkuru nziza twahawe na marayika yari iy'umunezero, yari ibyishimo bikomeye. Urazamura ibiganza dusenge usubira muri aya magambo. Mwami Yesu, ndagarutse imbere zawe. Hari ibyaha nakoze mbishaka, hari n'ibyo nakoze ntabizi. Uyu mwanya mpamije ko ibyo byose zaba byarabaye impamvu yatumije ubusabane bwanjye nawe bugabanyuka. Ariko ngaruka ibirenge byawe Yesu, nyakira, nyerera, babarira, ku birenge byawe niho ndi, ku birenge byawe niho mpagaze, ku birenge byawe niho niriwe. Uhagarike ukora kumisha, utsinde akakutsinde, usubize indani y'imagaruki, ukamugarutse, ukamwizeye mu izina ryawe Yesu. Urakoze kudukiza amapati sopese kome vomi wese sotelase abize kome sisandiki ushoboye byose Yesu. Turahamagaye ku buzima bwacu, twarimo twicuza kugira ngo twese tubabarirwe nawe, twakire imbabazi, twakire imbaraga, twakire ubusabane budasanzwe, tugutesheje wowe, tugukure kuri wowe, kubw'ineza yawe, kubw'urukundo rwawe, mu izina rya Yesu. Kandi urakoze nawe ko Petero na Yohana bagukoreye igitangaza. Turagushimye kubwakiriya kirema wahaye gukira. Uwo ni Yewe, uwo ni mushiki wanjye, uwo ni papa, uwo ni bene data, abandi barumuna banjye, mu izina ryawe rikomeye. Iyo ni korali wahagurukije, iyo ni korali wahagurukije, iyo ni ubutumwa wababaje, n'umurimo wawe wahagurukije, ni abantu usubije imigisha yabo, ni abantu bicaje mu masezerano yabo. Yesu we, turagushima ubusabane wongeye kugera n'abantu muri uyu munsi. Tubahera icyubahiro Yesu.